ako ubundi ngizi ndayo ba wacomoreje ako si ari bisi ndayo kukugira inzira ava mubwira nakoroheye igira nakoroheye igira madam nungwebo kubitira indaya hande nungwebo nakoroheye watuje nungwebo nakoroheye yewe ni jona hera nkoroheye ndeka mukuvuza ndaya ndicundo chimbara sorry oya na oya none jona unywe kutwina urashaka kurwana nungwe urandeka sani wawo akabiwe uritumuni ndaya koko navira mu nzu tigare mpangana nabwira ukuntu wowe uragiye ari kuryana uritumuni ndaya urarurya nibyo ariko hagati aho twagira ngo tukumenyeshe ko wahagaritswe mu kazi ngo twagira ngo tukumenyeshe ko tuba tuguhagaritse mu kazi kugeza igihe wenda tuzakumenyeshereza ngo uvuze ngo mbaye mpagaritswe mu kazi wahagaritswe uhereye umunsi tw'itariki uboneye mesaje bonye ibintu byabaye ku rubuga mwana nje nabibonye numiwe so amutipe shami ngo bamwirukanye ngo bamuhagaritse by'agateganyo yirutse ese biriya bintu ntange mbibonye gutyo rwose pe kugira ngo biroroshye mbona uri kurengera ahanga uri kugera nahawe sabira inyuma ho gato se wakigabo na soni genda aho ugeze ni mukwawe none se watuje none se uri kubireba ntabwo wemerewe kurenga gutya oya ariko nago okay sinaherukaga guhinga rega nibura bisa no kunyerekera mu mbabarire niba nanarengereye ubwo wenda garagara gutyo nawe wahinga nacyo balance yawe rwose ntabwo ari ibintu byawe nibwo buzima none se wampa kanimero kawe mujye kuturangira akazi se wenda kuzanira amakuru yahe kuki mushita w'umugabo yarakeriye rero wowe mushite wanjye undi ishami hano ruguru mwabwaga ngo ni umukire umwe kurwaga birata ngo baturusha ubukire amise yakenye mu gute sawa nyine ngo kazi baramwirukanye nanjye no makuru numvisha ko gusa sinzi icyo yakoze mwirukanye gusa nakaza afite nikareka barabara mbihorere se gukena nyine kare ibintu bibaho Sheri abe asiyo shati nurarangiza kuyitera ipasi nakerewe mwana agira vuga akazi kabandi dore amasaha yageze se wowe ibintu byose uba uri ugenda gake ubu gutera ishati bizajya gusaba iminota hafi 40 musore guje umenya ko ngeze mu bihe bikomeye ibihe bikomeye bihari ibihe bikomeye mbona ufite imbaraga umeze neza kusore bite byawe ibihe bikomeye ubwo tiravuga nyine ugende biro wanatinze dore watinze agira vuba ariko nawe ujye ubyuka kare bose ubizi yuko ntagira akazi saa 2 none saa 4 zirageze erega bumva mumeze nk'agahinja kumbwira ngo mbyuke kare cyane none se ntabwo waryamye amasaha ya nyayo ibintu byose ko mbanzi ko nagwaye care ibintu byose bimeze neza nta kibazo nta kintu wabuze mu rugo ugusugurutsa iyo umuntu ari muri ibi bihe waryama sangahe apu umva komeza ukijyana aha zananiye bariya nijyane sinzi ubwo nacyo nzajya mbyuka mbyikorera se ndera none yananduye nawe rwose nirapasi maze gusoza kuki utayihanagura se nagufata akantu gahanagura ipasi ikamera neza ipasi ntabwo wayihanagura ikagenda ikamera neza ibintu byo munsi bigashiramo rega nawe urabona ibi bihengezemo ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye ndabizi ariko ujye ugerageza basi ubyuke kare cyangwa umbwire mbyikorere ntagerageje ngaho basi gira vuba ujyane udakererwa ntabwo wasaka nk'umuntu uza kumfurira iriya myenda basi kugira ngo utaza kwirirwa wirushya unshakire umuntu uza kumfurira iriya myenda hanyuma ndamuhereza amafaranga ndaguhamagara kuri telefone umwishyure nta kibazo ndaza kugerageza okay wowe ugomba gusaba appointment kwa muganga kugira ngo ugende umenye ukuntu bimeze ntabwo nshaka kuzajya urara utaka uvuga ngo gutya na gutya ariko nta kibazo nuko nyine ngeze mu bihe bakuru
wasanga niba ku kazi bari kumamagara kandi mana yanjye. Yes boss. ariko mwaramutse. Mwaramutse neza boss. Yego. Ni ku kazi twari tuguhamagaye. Yego, mumbabarire nakewe rwose, mumbabarire nakereho iminota mike ariko rwose mumbabarire kabisa. Ni ibintu bibazo ndaza kubasobanurira ukuntu byangendekeye pe. Nibyo ariko hagati aho twagira ngo tukumenyeshe ko wahagaritswe mu kazi. Ngo? Twagira ngo tukumenyeshe ko tuba tuguhagaritse mu kazi kugeza igihe wenda tuzakumenyeshereza. Nguvuze ngo mbaye mpagaritswe mu kazi? Wahagaritswe uhereye umunsi tw'itariki uboneye message. None se boss kwa nakereweho gatoya hari ikibazo nagize mu rugo, hari ikibazo nari ndimo gukemura, ubwo byaba bigenze gute ku buryo umbwira ko wenda akazi ngo kaba gahagaze boss? Ibindi bikurikiyeho tuzakwandikira ibaruwa kuri mbere yawe tuzabikumenyesha mu ibaruwa. Ubwo nubona ibaruwa nyine uzahita ubona ibikubiyemo byatumye tuba tuguhagaritse mu kazi. None se boss wakwihangana ukambwiraho gatoya ikibazo cyaba cyabayemo kugira ngo menye ni iki basi ikosa naba nakoze? Oya bo iyo ntabwo tubisobanura kuri telefone, umwanya bari mutoya akazi kaba ari kenshi. Tuzakumenyesha mu ibaruwa, ndumva nta bindi uzamenyeshwa mu ibaruwa. Sawa murakoze boss. Gusa mana yanjye. None se ashobora kuba harimo ikibazo sheri? None ikibazo se ngewe uwo uko mbwira ikibazo ni iki? Nyoya nanjye ntacyo nzi. Nanjye ntacyo. Nese nguko ngende birantunguye. Se basi hari umuntu waba wanteranyije na boss cyangwa ngi ikintu ndimo ndakeka. Agahungu kitwa Drasa dukorana akazi. Wa muhungu wa mujama dukorana bita Drasa nigeze gukubwira cyagiye natinze gutamubwira ngo turi kumwe ukamamagara kuri video call nkamukwereka. Dukorana mu kazi. Umwe w'igikara. W'imibiri yombo ko naga n'igikara aho. Ndamwibutse. Nyamara umuntu mufitanye ikibazo utangiye gushyira ibibazo byawe ku bantu. Asanga rero gutwaye nabi mu kazi utangiye kahehe ahubwo boss we nagashaka afite wenda nk'umundi mwana yaharaye boss kagira ibintu byo guharara wahasanga afite nk'undi muntu yaharaye cyangwa kunsimbuza. Guhara bakakubwiye ko wirukanwe ntabwo bakakubwiye ko wahagaritswe. Guharara se biri. None se guhagarikwa bishyira iki? Bishyira kwirukanwa. Njyewe nshobora kuba ndi gukekamo nuko wenda boss ashobora kuba ashaka kuzana undi muntu mushyashya agera agira ibintu byo guharara abantu akaba yifite nk'umuntu yaharaye wenda mu kazi, ariko nabyo simbizi sinzi, ariko maze iminsi mbikeka mbona boss yarahindutse, nkabona atakinyumva mu kuntu. Tugiye gukora nta kindi, tegereza iyo baruwa baguhereze urebe ikibazo ufite ni ikihe, kiri hehe, kitewe n'iki, ureke kwirirwa uvuga cyane. Uraho. Cyaduse duhura kabisa. Nizute. Shana amahoro. Kamera kobe. Bonye ibintu byabaye ku rubuga man. Je nabibonye numiwe. So amutipe shami ngo bamwirukanye ngo bamuhagaritse byagateganya. Yirutse. Ese bira bintu ntange mbibonye gutyo rwose pe. Kugira ngo biroroshye. Ubu ngubu ni kugiye. Ariko ubu ngubu ngiye ikintu nakunzemo ni kimwe. Uriya mutipe twari turimo turahangana kuri IT bamunyejeje. None se buriya ngo bamwirukaniye iki? Amakuru wamenye ko bamwirukaniye iki? Wamenya ari iki se ko boss nazi ibyo yariye none? Nyamara bro burasa natwe ari twe dukurikiyeho cyangwa se ko ari ukugabanya abakozi bisanzwe se? Wamenye ko twari dufitemo imyanya. Nyamara boss wasanga natwe agiye kudukoramo. Oya nibibazo uriya mugabo yatashye. Aha tubyitondemo boss agiye kudukoramo wa mugabo. Kandi wabonaga ko yizindura. Shaka no kubyitondamo pe. Oya ubu ngubu twakagiyemo kabisa. Nta kundi reka tukajyemo natwe batava batwirukana.
ubu ngubu gahunda nakurenza saa moya. Izuba ryavuye kare none nta yanjye Mana yanjye we. Ubuke n'umuntu arabugenza ate wakagira Imana wewe. Akazi ndakabuze, umugore atwite agiye kubyara, nzanirwa nicaye mu rugo. Ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka pe. Ese sheri batabyukara nawe wasinzira uyu munsi. Ewe isuka yanjye nayo isuka yanjye nayo rwose yabaye mu kigimbi rwose ntiheruka gukora. Ese guhinga byo ndabishobora, heruka guhinga mu myaka hafi n'ingahe, amafaranga yarandengeshejwe, nzi ko ibintu bizagenda neza. Ni hatari pe. Noneho ndagwa mu murima ukabyara, sinibuka no gufata isuka, sinzi ngo bimeze bite. Baba data Mana, ni hatari. None se ngo bimeze bite? Kuba waryamiriye nawe ni hatari kabisa. Ngiye no kubadukanya amasuka bite? Ngiye kureba ukuntu nakwihinye. None se urabona umuntu azabahari. Yicara ahangaha dore. Sino wowe kubadukanye n'amasuka ufitiye gahunda y'umunsi. Ni hatari. Ubuse ubuzima tubayemo ntabwo ububona. Ubuzima tubayemo kubona ko uko bwije nuko bukeye birimo biragenda birusha gukomera. Nyuma yaho nabuze akazi, ibintu byose bisigaye byaranze. Nese tuzabaho gute? N'ikiyede nabyo biragoye no kukibona. Rero ngiye navuze ngo sheri reka ngiye ngiye guhinga hariya mu kwacu, ndiho yuko twateramo tuntu byibuze bizabashe kuturamura nk'iminsi ngahe. Nese urabona bizarangira gute kwebe? Okay, no niba nyine ubona busura bishobora noneho. Se ubize mperuka guhinga ryari koko nawe ubizi. Mperuka guhinga kera na bihugu, ntago wambwira ngo ibintu byo guhinga ngo ni ibiki. Ariko nyine kuba umugabo nyine ko no gushikama nyine ukabihangana nabyo nibibazo. Ngiye nta kibazo ngiye kugenda ngiye guhinga, wowe uze kubirwa hano ndabizi koko. Nta n'ibiryo bihari none. Ariko ibyo uri buze guteka uyu munsi bwo birahari. Wowe icyo wakora, wowe ugerageze witeho, ubwo nyine ndaza guhingura mu nimugoroba. Ngiye ubiryo birangize nta kibazo. Ngiye nubwo nabwirirwa nta n'ikibazo rwose. Nta kibazo nyine genda ugerageze ubwo rero. Sawa reka ngende ubwo ngubwo nuza kunyenera nicyo gize n'ikibazo cyangwa waza no kunsanga mu murima aho nungurira nanjye canda gusangayo. Shabwo nyine ihanganire gasheri bizagenda neza nubwo turi mu bukene, ariko nzi ko ibintu bizakunda. Komeza ushikame nta kibazo. Nta kibazo genda irungunira nyicanda nagusangayo hano aho. Sawa wirirwe neza. Sawa nawe ugihinge neza. Sawa. Ahanura baba data we uyu murimo wararaye bigeze ahangaha. Use ngiye uheruka guhinga kera na bihugu Mana yanjye none ndabishobora ra nakundi.
kigabo uri muri amahoro yego amahoro idere n'ibyo zina ryawe amakuru yawe amakuru ni meza aha bari tumaze imiti tutanabona na yewe arahiye ko kuva ryari sha ubu niyemeje nyine kuba naza nkakora navuga ko ari umugandara rega mwana so kuvuga ngo ni ikindi nashatse kwirirwa inaha kugira ngo nkora ikintu kijyanye n'umuganda mu kwanjye uyu munsi ese mu murima bajyana mu mwero cyangwa bagize ngo uri mu biro aha ntabwo wicaye mu biro sikumbona uri kurengera aha ngaho uri kugera n'ahawe sabira inyuma ho gato se wakigabo na soni genda aho ugeze ni mukwawe none se watuje none se uri kubireba ntabwo wemerewe kurenga gutya ariko ntabwo sinaherukaga guhinga rega nibura biba bisa no kunyerekera mu mbabarire niba nanarengereye ntabwo abahinzi bose twemera cyangwa ka kazi karahagaze David misi mbyumva mubona ukatakata hano ubwo uracyakora mu biro byihorere maho ni ibibazo ariko ibyo umwana se ibidutunze reka ni dore umuntu abanahinga kugira ngo azeze nguterera umuhati kandengerera umva ntugire ikibazo yakazi kanze muriye oya umva mubwire ariko si byo humura dore aho wari ugeze kandi niwemerewe kurenga ntabwo nari mperutse guhinga rwose umbabarire mperuka guhinga dore hashize nk'imyaka nk'ingahe niyo mpamvu nabundi maho ntacyo ntabwo nongera kurenga aha ngaha ntugire ikibazo ntabwo nongera kukurengera kamureke basi ngaho ugira akazi keza nyine kuko babivuze ukuri none se nabigenza nese nta kundi naribi maho narumiwe cyakora humura se kuntereye muhewe nakubwiye ngo usubire inyuma se ubwo ntabwo nemerewe kurenga hano mwariyemeraga naho ubundi ni muzi murakaza neza mu muryango iwacu ese uje hano kumarikira sina nuko wicaye wahora n'iki umuntu yewe cyakoze ntabwo nari nzi ko ubuzima buzagera bukicurika bikagera uzi ko birangiye ndi guhinga ko wicaye se ahubwo sinahinze ahangana ikidobo naje kuva kirya gihe byananiye nizere ko wafunze mu rugo kandi turungurira hanye cyenda ndavuga ngo reka nizire hano ese urashaka kwicara yewe ngwino wicare mu ngirwa ntabire hano n'ubundi mu ngirwa ntabire arinzi ko ari we muntu wa mbere uzi gukora muri uyu none se reba amabavu reba ntureba uko nari menyereye kwirirwa nyir'igiti nyine nawe isuka reka igukanda sebuka ko urebye wambwira yuko aka kazi ari akanjye ko guhinga ubu ni ibyanjye ndebera nawe ubu se wazahinga gutyo ukazeza ryari ukaza urabona tuzabaho dute ndiba kandi nawe urakuriwe ko mu by'ukuri amafaranga y'ibindi nta kuntu twafata uyu murima tukawugurisha umuntu akishingira n'utuntu agagicuruza kugurisha umurima ahubwo tugezeho no guteza ibyacu ubu tugiye gufata ibintu byacu tubishyire ku isoko ahubwo ntaho twakavuze tuwatishe bahagiremo abantu tukodesha bawugiyemo bawuhingemo base batuhereze ibyo biceri basi bo bazeze tubone ibyo biceri ubone n'amafaranga yo kuzajya kugura imyenda y'umwana urumva umwanzuro kubita ufata wo kujya kugurisha umurima iyo mbonye umeze neza wariye ngiye nubwo nabwirirwa nge nta n'ikibazo pe kare kabisa ariko nugusenga nyine nese urabona ubu buzima koko buzakomeza gutya umbwe twabaho dute ko nta n'ahantu nkateganya pe n'imyenda y'umwana rwose sina guhumuriza ngo imyenda ngarana wihangane turakomeza dutegereza wenda Imana izadutabara nta kundi kuntu byagenda kabisa rero njyewe nakomeje gutekereza ko uriya musore ngo ni Drasa ashobora kuba ari we waranyirukana ndacyabikurikirana ariko ninsanga ari we nanjye nzamuhemukira ntago azandyamana nawe kari akazi bizarangira kavuyemo komeza imbere ni hariya kubabaza bariya abantu buriya si banyobora hari ba Esperansiya babiri ubyibushye usanga igikara ko ntari imbere ukomeza iranzira gutya ni mu nzu iri inyuma ya kiriya gipangu urenze kuri kiriya gipangu n'ubundi ni inziti ikurikiraho aho ndahita mpabona neza urahita ukabona rwose nta kibazo uriya ni umudamu wanjye yego si umusore mwiza nkawe kweri ni imirimo ukora kushimira kubire pe
guhinga se uya guhinga sa rutahinga wowe nawe regana nubwo wenda ugaragara gutyo nawe wahinga nacyo balance yawe rwose ntabwo ari ibintu byawe se nk'akanimero kanyu se nkazabavugisha mugiye kuturangira akazi se wenda se ko wihuta cyane okay nabazaga byose birashoboka tuzaganira uzamenya okay nta kibazo nayibaha nta kibazo ayigushyiriramo nta kibazo ngiye kubaza ngo ugira ka WhatsApp WhatsApp ariko WhatsApp ndayifite nayo nta kibazo yego ubyo ni umusirimu by the way Erega no kwenda mbonye gutya bone nayo maze iminsi mfite akazi kaje guhagarara wenda tuzaganira wenda already ndabona madama kuri none se mwampa izina nandike monde okay nitwa Shami yego ubwo nzagwa ujye uboneka nko mu masangahe nese ko nta kazi mba mfite nta kibazo ubwo anytime ngiye nguhamagaye uri ready nta kibazo okay ubwo nzaza kuzamvugisha kuri iyo nimero sawa ubwo nizere ko igice cyose uzaboneka ngiye mba mari nta kibazo sawa mwirirwe yego nta muntu uramuzi reka ntabwo muzi dore ko mubonye nanjye niko mubonye uko mubonye niko mwambwije ukuri ko muziranye nese tuziranye ko amamagaye gutya ntabwo twari turi kumwe none dore yararimo aranyoboza ngo sinzi ngo arashaka kujya kwa Esperance wa mukecuru hari avunitse akaguru umubyibushye gikara nahujurwe no ko yaraguye telefone yarayiguhana nangize ngo arakwihereye nyine oya we yarambwiye ngo mushyiremo nimero za Esperance kuko ngo Esperance nimero ze ntaza afite yashakaga nimero nyine za Esperance baryari susigaye tunze nimero za Esperance mu mutwe oya nanjye mbanje kubyanga ndayifashe telefone ndabona rero nago nzize mu mutwe mpita musubiza na kubura akazi kawe nyamara ndabona bigiye gutangira bikanzana n'ibibazo nyabusa se ubundi uriya muntu uje muri iki cyaraje kugira byatari rega abantu bamenyanira no kunzira umuntu ashobora kuba yamenyana n'undi bikahita birangira nyine abaye umugisha se kubona dukennye buriya nkuriya turamutse tumenyanye nka buriya ni urugero ariko nanze ntubigire ngo wenda nibyo wenda twamenyanye ugasanga ahise ndangira nk'akazi babona ibintu bitaba byoroshye se kurangira nk'akazi ngo ni amahirwe nyine atari amahirwe se nubwo wasitari bubura ngo ubyine vuga uti mugabo mwiza wabonye ntabyina se mbyinira iki ahubwo ni karaga telefone aguhaye ugashyiramo ni nimero ushyizemo zawe nzi wabona ngo muri guhamagarana none se duhamagarana ni nimero za Esperance mitise nibuka yuko nazize mu mutwe ngiye ndumva umuntu yakwizamukira ahubwo ndashaka kureba nari mfitanye gahunda n'umujama reka nzamuke ndawe ko nubwo namukora n'ibyo bibiri n'icyenda twabirarira nawe ibintu byo guhinga ndabona ari hatari da ni danje nawe ndi igitekerezo cyo kuhagurisha aha ngaha ntabwo nahagurisha ndanyihagurukiriza ibyawe nzaba mbibara ariko se hana yanjye ubwo se isuka n'uyinwa nakora twite we sha nagira ngo ninjye twite sha mukagira imana wakabyara ese narubwo urubasha kugendara agiye ukande Grasa we. Niko. Bravo. Muraho seza. Muraho. Kushandra. Dore warabyibushye dore wabaye ingagari n'ukuri kw'Imana. Bose baragukomeranye pe. Sha, reba dore n'iki cyaro rwose dore noneho rahakono nabaye. Bite se bya madamu
none mumeze mute mu rugo? Sha wa mugabo we ni ibibazo kabisa, none dore mudamu wanjye arakuriwe, iminsi iranegereje, ibisha ubuzima buratugoye. None se mu kazi mumeze mute? Sha dore ndabona araryoshye. Aho ibintu bimeze neza, baba tipe twakoranaga bose bameze neza, ariko nese ni njyewe nyine birukanye. Natwe ubwo bwabo bari bwose nyine. Oya sha mwebwe mumeze neza, njye se bindi umuntu wansimbuye byibuze aranandenze kubwo kunabusomye ya letere bamaye. Ibintu biri aho ngaho nta birenze bibona birimo rwose, ni ibintu bisanzwe. Ubuzima bukomereye reba mwana do ni ubuzima dore na guhinga byaranze, umugore nawe warakuriwe, mbese ni ibigeragezo kurya n'icyo dore rwose tunahuye ndimo mba nzerera rwose nshakisha ndeko nabona n'igihumbi cyo kurya rwose. Yo sha mwihangane pe muvande, mbese ubuzima burakomeye, kurya ni ikibazo. Wumve ngo basi dore kuduhuye wasanga ari mba nanasenze ngo Imana ntimuze n'ibitangaza dore rwose. Mwihangane rero, hari ukuntu nari mpagaze nta kuntu naje ntarahembwa rwose. Mwihangane pe. Umva muvande, urakoze no kuri kw'Imana, urakoze rwose, urambyaye umva rwose. Kandi ikindi ndagira ngo nkwisegureho rwose, nanagusabaye n'imbabazi, nari nakwitwayemo inabi ngira ngo niwe wanteranyije na boss. Byatuye n'iki kugira ngo nkekere ibyo bintu rwose, ko twabanye neza nta kibazo twagiranaga, byagenze bite? Sha wa muvandimwe we, nanjye nuko gukekeranya mvuga ni basi kuko nabonaga muhuza na boss cyane muganira, ukavuga uti wenda nkakeka ariko da abana bura niwe wagiye ukanteranya, bitewe nuko wenda amakosa amwe namwe nagendaga nkora mu kazi n'iki, akaba wenda waramubwiraga bimwe na bimwe, ariko rwose musabye n'imbabazi. Rega burya abantu tuba turi bagari nukubabarire, ariko ndumva murakoze. Mudamu wanjye rwose ndamuguriye mu twenda tw'umwana, haravamo n'ibyo kurya, ibintu byose biravamo hano rwose, nta kibazo rwose, nta kibazo pe, buri inshuti yanjye burya nta kibazo. Nukuri murakoze cyane rwose, nawe uzasurize baba tipe mwana twakoraga cyangwa za burage zo mu kazi, yohamagara tuganire nta kibazo rwose. Nimero yanjye se ukifite? Ndayifite nimero yawe, ubasuriza kabisa naho bundi, ariko nanone nubona nakandi ka job mwana nahandi nakubwira rwose. Ndabura mwana dore babigoye gutunga umugore gutya nima, nakubwira nta kibazo. Sha reka nkureke nta kibazo. Sawa mana we, Shamine kuriya yabaye koko umuntu watuyoboraga tuyobora neza kuriya, none ni kuri asigaye ameze yewe si n'ingome koko, rumiwe. Alo? Yego muraho? Yego. Yego turaho. Andi makuru? Amakuru ni meza. Ni bande ko tutabamenye? Ni wa musista mwahuye kagiye kurangisha. Andangisha ryari nyibutsa gato. Ngira ngo wari turi mwari murimo mushinga. Wa mu sister wanyuzeho turi guhinga akandangisha kwa Esperantia. Ndakwibuka. Amakuru yanyu. Warumbwiye? Ndahari rwose nta kibazo, wenda twahura cyangwa wenda ahantu ntuye se, none ntuye muri rya karitsiye hafi y'ahantu watunyuzeho. Wari waje kwa Esperantia? Ewe nta n'ikibazo, wananyura kumara ingiye nyire se, wananyuraho mu rugo nta kibazo. Nta kibazo rwose. Sawa. Se uyu muntu kandi ni amahoro ra? Umuntu twamenyanye ejo bundi twarahuye, ahise ampamagara. Uwo ninde muri kumwe se mwana? Cyahoza ndabona muri Kongo sha. Uriya muntu ndimo kureba ninde? Ako nawe urimo kurya amafaranga wenyine, ayo makongomani wayazanye tukayajyaho mwana.
nanjye nibereye mu rugo tu nibereye mu rugo madamu ari mu nzu sinzi ibyo arimo gukora mba mukwereza mba nibereye mu rugo ntureba se ko mbona abaye inzobe mwana mfite mugabo mwiza amakuru se kuro ni meza nayo ndimo kuvugana na garamfurere uwariya wo muri Kongo hanze se ameze ati hanze ngo ameze neza niko yambwiraga anyereka n'umugore wiwe mubwira ko yabaye inzobe umugore we si ikindi ni mwiza cyakoze kuzanira amakuru yahe kuki mushiti wawe umugabo yarakennye rero uwuhe mushiti wanjye undi ishami hano ruguru umwe wabwiraga ngo ni umukire umwe wirirwaga birata ngo baturusha ubukire amese yakenyemo gute sawa nyine ngo ku kazi baramwirukanye nanjye n'amakuru numvisha ariko gusa sinzi icyo yakoze aramwirukanye ubuse nta kazi afite reka reka mbihorere si gukina nyine ko ari ibintu bibaho ariko mani urumva gukina yego ni ibintu bisanzwe pe kandi binabaho ariko gukina bitunguranye wowe uri kubitekerezaho ukabyumva neza ariko ushaka uramujama yaraniyemeraga nubwo sinanamurengera tu wamunyuraga wamusuhuza ukabona kugusuzanya uriya mugore we muco ati mwiriwe izu yaranyishe si noneho dore indayi nakuza agenda noneho si yaseseme yiwe yarahoranye none gukubitiraho n'iyindayi ubukene nyine bihangane nyine babanza ubemo bumva uburyo biba bimeze natwe twawubayemo nyine nahoze nicara nemereye umuntu ugiye kuza kudusura nzi kuri mu nzu urimo gukora amasuku kumbi wari wagiye kwiyumvira amakuru gusa kuri nose ninamenya amakuru muri karitsiye nzamenya yahe no bagutoreye ubunyamakuru se ntabwo banorera ko rero ugiye gukora amasuku abagize ikibazo ntabwo twebwe baza kutuyora nk'abaturage abaturage se umuntu yagira ikibazo cy'ubukene ngo baze badutware keretse wenda hapfuye umuntu cyangwa hageze gira ujye mu nzu ujye gukora amasuku nagira nkumvishe ko n'amakuru umuntu aba agomba kumenya ayo makuru rero ntabwo nshaka kuyumva nayumvishije ibyo wabimbwiye nabyumvishije ngenda ujye gukora amasuku akanya kwisigira umutima mwiza ahubwo ibyo ni ibiki burimo koza umbwira si ukubwa ko utayakinye ni ikibazo kumbwira mufashe iki uzajye no kumusura rero gira ugenda ukore ari amasuku uriya muntu ataducishamo ijisho urabona muso n'indi kudusura ni wa mutipe w'inshuti yanjye w'umukire nyine tujye dukorana sawa nabi ariko umunwa wawe umudamu wanjye yagiye gukingiza ntabwo aragaruka nako gukingiza yarya ni umugore yatwite akajya kwa muganga vaccine nyine y'umugore utwite aba yagiye gupimisha niho yagiye nyine ntabwo aragaruka nyine nanjye mba nibereye mu rugo kuri ni bogare bahita we ngewe se ndaho ndasekeje nyine ko nta mafaranga mperuka mbonye ubu ntabwo se kutanafunze n'ibipesu ahubwo numva nshyushye keretse wenda nanayikuyemo byaba ari nabyo sawa byaba ari nabyo rwose nawe ubundi ni hatari rwose kugira ngo ibintu biba byoroshye ndakubona ariko umugore w'icyose uri umukene ariko uranahumura neza njye ndumva uhumura neza guhumura se shaho ko navuga ngo ni bwa buhumuro bwanjye bwa mbere wajyana ikindimo ni bogare njyewe se ubwanwa bwiza nzara cyakoze nanjye nzabwira umugore wanjye izi nzara ngubu ntabwo zihenze n'ibihumbi 20 yonyine nzazishyiriraho umugore wanjye gusa ariko kera narakoze tuzabimukorera rega ushobora kuba nje kuba igisubizo cy'ubuzima bwawe ni ukuri kw'Imana ariko nawe uri icyotsi kabisa yego ni ukuri kw'Imana urakoze cyakoze uri umuntu mwiza asa ko ndi kuguhobera mwumva ntabwo nakurekura nyamara nawe urimo uragenda ahubwo ntibashaka kurambura ibirenge byawe y'ikisi yewe erega abashyitsi bo urakaza neza ariko mani itabara kandi nari nabivuze burya nayo akosecisha make mubwira amakuru uguza amakuru aryoshye noneho uyu muntu n'Imana imuzanye uyu ni wa mugore watunyuzeho gutya turi guhinga cya gihe ariko Uwiteka Imana we yabanyuzeho hanyuma amaguru nsanze mwahekeranye nk'ibisuri
ariko moya wumva do ngiye kumuzana aguze ibibazo bibereye aha haruguru ngiye kugenda nsanga dore ihwa ryamwinjiye do koko ariko ubwo uwite ndi kugirwa n'uno mwana mwese mba nasize n'abakoze umva mubwire ndamutabaye ihwa rya reka ngembe ngiye uricara ugenda ujya hari iki ni igisubizo cy'umurya bwabo kino uzi ko agiye gukomereza akazi nkongera naryoha barangizwa ni ndashaka kubaha akazi uraduha akazi kubaha akazi ni ukuvuga ngo barangizwa ni akantu kari kanyishe nyine ahubwo nari ntaragakuramo nari kuyima ariko hari da ariko Uwiteka Imana rwose aragenda kuraho ariko uzi ko umuntu azaza yororiye ako madamu umuntu yakororeye ugira ngo umuntu nta bwenge afite ubu wagira ngo nabuze undi muntu ajya guha akazi tugize Imana ubukene bugiye kurangira duhuye n'umuntu ugiye kuma akazi bwa bukene buhita burangira none twari turimo tuganira ku agiye kuma akazi agize ibyaga kandagira ihwa nibyo nabikuragamo rwose dore nuko leta yaravuma ariko ndabirarangira bivuyemo muza mumbwira nsanze mumanikanya n'amaguru ngo mwahuriye mu mirima ngo muri guhiga baca umugani mu Kinyarwanda ngo nzarya duke ndyame kare none se waryamye kare ubu waryamye kare ariko iyo migani urimo uraca y'imigeni namenye imigenera ariko ntayica irimanika amaguru ko nsanze muyamanitse hano mwari umuntu yagize ikibazo rega rwose ntubigire ibintu bya hatari iyo aza kuba yanagusanze aha ngaha dohubwo nanasengaga rwose nguze munaganire mu gupresente wumva ibintu by'akazi ahubwo agatuje ukumva ibintu ukuntu ngiye kubona akazi akadusobanurira ibintu byose byo guhandurana n'ibiki byose byo kuba by'amaguru yaramanitse ntubyiteho rwose ntugire ikibazo ubundi nk'izi ndayo uba wacomoreje ariko si ndaya ufata umuntu wigende bisi ndayo y'umutuku nk'iyi nakoroheye igira madamu nungweho kumpitira indaya handa nungweho nakoroheye watuje nungweho nakoroheye yewe ni byo nahera nkoroheye ndeka mukwavuza n'ibiticu nducimbara sohari oya namworoheye oya urabona icyo uyobe kutwita urashaka kurwana urandeka kandi iwawe akabiwe umuyamye rwose ibintu by'intambara ndakwinginze tuza nakubwiye ko nakazokera hano hari umva kubwira wandaya sohoka hanze ako se urita umuntu indaya koko nambira mu nzu nsigare mpangana nawe ubwira ukuntu wowe ako se uragiye ariko urugendo urita umuntu indaya mva nagiye ariko urugendo tuzahangana ako se watuje koko watuje niteguye guhangana nawe akura nduhangana nanjye wacinzi we oya pe nkubwire ntabwo nahangana nawe ntabwo iyo nzara yawe agize ngo ubundi ndushinze usibye ko witukuje wakantu nawe uzitukuze gatukurirane mwihorere ako se wajya umbabarira